nakuremye ngubwiza urihindura mubi uriyoberanya naguhaye isi ngwigenge urayanduza uyuzuza indambara umutima wawe uwuzuza ibibi ibizarimbura isi nkugirene niki nagukoreye kumbabaza ngaho mpindukirire ugwiza amahoro mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu yewe mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu yewe mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu wahinduye ubuhanga uwakuremye wiyita umunyabwenge none burakoretse bombe na virusi birakorwa n'abantu amahanga ararizwa n'indwara z'ibyorezo inzara ibiza n'indambara birahitana bene wanyu wowe urebera erega isi ntiyashaje ahubwo abantu nibo babuze ubumana umuntu n'urukundo inde munyabwenge wazanirisa amahoro ninde gihangaje kitari usumba byose umuremyi mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu yewe mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu umve yewe mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu umve yewe mwana w'umuntu hinduka mwana w'umuntu umve izatuza nuhinduka East Africa izakira nuhinduka Amerika izatuza nuhinduka Uburayi buzakira nuhinduka Aziya izatuza nuhinduka Syria na Bangladesh nuhinduka 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 nuhinduka. Oh, hey guys, how are you doing? It's MWANA W'umuntu by Clarisse KARASIRA. Indirimbo nziza cyane yoroshye kuyicuranga, irimo amagambo meza, irimo inyigisho. So tubahaye ikaze rero kuri isomo tugiye kwiga none. Tugiye kwiga kuyicuranga nk'ibisanzwe nkuko twabyemeje yuko tuzajya tubakora tutorials z'indirimbo ariko tubajije kuririmbaho gakeya. Niyo twayirimba yose cyangwa se tukarimbaho agace gato kugira ngo nawe ugiye kuyiga uyige uyizi, sibyo? Cyangwa se nawe bigutere ubushake n'umuhate wo kujya kureba iyo ndirimbo yaje. No, twayikoreye muri G major key nkuko tumaze iminsi twarayize G major key. So tugiye kuyibigisha ariko ibe nk'umwitozo n'ubundi ushobora gukorera muri G major key. Ukuvuga ngo rero igizwe n'amanota 3 yonyine, ni 3 major chords, ni G, C kumwe na D. They are all major chords. G major, C major, then D major. Ikigoye ahangaha rero ndumva kuko ibitera byose bigenda kimwe na refrain. Ikigoye ahangaha na gafinga style tugiye kureba, hanyuma indirimbo irabirangiye. So reka turebe rero tudatenze.
no kuvuga ngo arakora this kind of G agakora this kind of C major chord. This is C add 9, which sounds better, yeah. So ayikora gutya rero katurebe finger style. Kuvuga ngo arakubita bass string, no kuvuga ngo akubita bass string agahita akubita kuri B, G, I mean E string, lower E string, agahita kubita B, agahita kubita higher E string, agahita garuka kuri B, agahita kubita G, agahita garuka kuri B, agahita kubita yes. Kuvuga ngo ni E kubita B string, agahita kubita higher E string, agahita garuka kuri B, agahita aza kuri G, akagaruka kuri B, yes, nako ngako. Hanyuma yaza nahangaha agakubita bass note yo kuri C niyi, hanyuma no kuri C niko akora, sibyo ko aba yakubise bass note yo kuri C. Yaza kuri D, I mean yes, D major chord, agakubita bass note, agahita akora ako kantu, akubita B, I mean D note, agahita akubita this is B, agahita kubita higher E string, agahita kubita G, agahita garuka kuri higher E string, ariko ahita agira n'aka gatoki akora, agahita akora D sus4, akora D sus4, ahita agaruka kuri G. Hanyuma agatangira kuririmba rero. No, hariho akandi kantu akora muri introduction yavuga akora ni akubita B string urekuye, agahita akubita ayongera akayikubita afashe muri fret ya mbere, agahita yongera akayikubita ko afashe muri fret ya gatatu, agahita afata C chord, agahita akubita higher E string, afashe muri fret ya gatatanga, agahita akubita arekuye, akagaruka kuri G, noneho agahita akiri kuri G, agahita akubita B string, atayifashe agahita yongera akayifata muri fret ya mbere, akongera akarekura,
ndumva indirimbo niyo, hanyuma iyo dutangira kuririmba ibirimbo ni ya fingerstyle hano bakomeza gukora. Barakuremye ubwiza urihinura muri buriyobera, naguhaye isi wigende urayanduza uyuzuza indambara, nyine ugakomeza ukora iriya fingerstyle ya paka indirimbo irangiye. Biroroshye cyane. So do like, share, subscribe. We love you so much. Goodbye.